Kagira ngo mbaye amagambo akurikira, benshi bamvuze amagambo atari meza, bangije izina ryanjye, baragenda nyine baransebya mu bitangazamakuru. Bamwe baza kuvuga inkuru z'ubukungu, mfite umudamu, abandi baravuga n'amafaranga mfite. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba umuntu akennye ntabwo aza kurya iwanyu, ikindi ntabwo arara iwanyu. Kandi ikindi ari ukuntu abantu bavuga umuntu ngo bamarabike, ugasanga abantu baraye kuri telefoni, abandi bagize gute bapangira umuntu, nyine bavuga umuntu, ugasanga abo bantu nta terambere bari bageraho. Benshi aho kugira ngo batekereze ejo hazaza habo, baraye biga ku muntu cyangwa se bamutekerezaho. 99 kw'abantu, abantu 199 nabanye nabo. Ndagira ngo ubanze wumve inkuru ikurikira. Abantu 99 nabanye nabo, benshi nabashakaga gusenya ubuzima bwanjye. Uko ubwije nuko bukeye, iyo ni njyenyine, benshi bambaza impamvu ntabahamagara, bambaza ngo ndi umusore ukunze kuba nihugiyeho, mba nekereza ejo hazaza hanjye ndetse n'iterambere ryanjye. Nararebye nsanga kwirirwa nitaye ku bibazo by'abandi, ukarara umarira igihe cyanjye, kuko bamwe mu bantu nganira nabo mba numva ibitekerezo byabo, nkumva ntacyo byangezaho. Abantu 50% nabanye nabo, benshi naje gusanga bakunda inyungu zabo. Umuntu umwe mu ijana mu bantu 100 nabanye nabo, umwe muri bo niwe wangaragarije byibuze ko ashobora gukunda inyungu zanjye n'iziwe, tugafatikanya. Rero birababaza mu buzima kuba wabana n'abantu baguca intege ku myaka yanjye mfite aka kanya, nshingiye ku buzima nahuye nabwo, abantu twabanye nabo, cyangwa se muri make nagiye mura nabo, abanciye intege, bambabaje, abo nazibagirwa mu buzima bwanjye. Mbasabe umugisha ku Mana, kandi nizere ko ibyo murimo byose mumeze neza, kandi cyanyu gikomeje kugenda neza. Bamwe mu bantu dutuye ino si mutekereza ko kuba twigunga cyangwa se dutekereza cyangwa se tukunze kuba turi twenyine biterwa ari uko nyine hari ibyaduhungabanyije mu buzima bwacu cyangwa se kariyeri. Ahubwo kenshi ngewe nekereza ahantu amafaranga yava, nkumva ni inzira ndende, ariko nkumva ko izo nzira nyine nzifite kandi ngomba kuzigeraho. Mu nzozi zanjye nagize, numvaga nshaka kuzaba umuntu umwe mu bantu bakorera ikinyamakuru cya mbere gihenze kuri ino si, aricyo YouTube. Ndashima Imana kuba yarangejejeho, kandi nkaba nkunzwe cyane cyangwa se nkurikirwa n'abantu batari bakeya ku kinyamakuru cyanjye. Rero ndagira ngo nze mbabwire ko mu bantu twabanye cyangwa se mu bantu banzi muri kumbona aka kanya, benshi babamvuze amagambo atari meza, benshi twabanye mu bihe byiza. Abo twabanye mu bihe byiza, ibibi bikaba byaraje nyine bakagenda. Namwe ndabashimira, n'abantu dukomeje kuba tukiri kumwe aka kanya, muri abantu b'agaciro cyane. Ndabyibuka nkiri umwana mutoya cyane, nakundaga gutekereza ejo hazaza hanjye, nkahabona nk'ahantu heza cyane. Sinzi impamvu mu bitekerezo nagiraga, numvaga ko nzaba umuntu uzabona amafaranga menshi, nkazaba umukire. Ariko murabizi benshi ko inzira tunyuramo ziba ari inzira zigoye cyane. Zimwe mu nzira zigoye cyane tunyuramo rero, benshi bacika intege, benshi baguma inyuma. Ndagira ngo nkubwire, nimba uri umuntu ucika intege mu buzima cyangwa se mu bintu uhura nabyo, ugucika intege kwawe niko gutsindwa kwawe. Kudacika intege kwawe rero niyo nsinzi yawe, mu gihe hari ibyo uhura nabyo bikubangamira mu buzima. Abantu benshi 95% tubayeho tutishimye bitewe n'ibyo duhuriramo nabyo, byaba mu bantu b'inshuti zacu, muri relationship. Benshi dufite ibyishimo ariko bitaramba, kubera hari ibyo tuba dutekerezaho tutabonera ibisubizo. Ndagira ngo nkubwire ko mu gihe namaze ku isi cyangwa se mu myaka mfite aka kanya, bamwe mu bantu nahuye nabo, zimwe mu nshuti nahuye nazo, ari abo navuga mu bitangazamakuru, benshi ntabwo nakwirirwa mbatangaza, ariko muri izi nkanjye
njya gukunda kubabwira ko nyine mba mbibuka, ariko aka kanya ntabwo mba mbibuka. Bamwe mu bantu mwambereye inshuti nziza, cyane cyane kuri ba bantu twabanye mu bihe bibi, ndacyabibuka kandi muri inshuti z'akadasohoka cyangwa se z'agaciro muri makeya. Aba nagaya ba bantu twabanye mu bihe nari mezemo neza, kuko hari igihe cyageze imeze neza, n'ubu kandi icyo gihe ntabwo kirarangira. Ndabafasha, bamwe mbitaho, mbaha umwanya wanjye mu bibazo bari bafite byose, gerageza kwisanisha nabo. Ndagira ngo mbwire ko muri ino si, mu gihe wita ku bibazo by'undi muntu, we nabasha kugira ngo ubuzima bwe buhinduke, ntabwo azabasha kwita ku bibazo byawe. Mu gihe ugaragaza ko ari umuntu witayeho, we ntabwo igihe azaba yazawuta cyangwa se yavuye muri bwa buzima bubi umuvanyemo, ntabwo azigera kwibuka mu buzima bwe. Reka mu gihe rero uri muri ino si, ugomba kwimenya, ukamenya kariyeri yawe, ugaha undi muntu agaciro mu gihe biri ngombwa cyangwa se mu gihe utihugiyeho. Bamwe mu bantu tubana nabo muri ino si, harimo abadushimisha mu buzima bwacu, harimo abatubabaza. Gusa ntuzigere urakarira umuntu kuko yakubabaje cyangwa se atagushimishije. Bamwe mu bantu 99% batwigiraho inshuti, baba bashaka kutugambanira, kuduhemukira. Ndabyibuka hari mushuti wanjye tugeze kujya tuganira igihe kinini, akanyereka kanyitayeho cyane, buri kanya nyine nkabona yaje kundeba, nkamuha umwanya nyine, singatekereze ko wa muntu nshobora kuba naha umwanya wanjye hari byinshi anyeneyeho mu buzima bwiwe. Ndagira ngo umenyeshe ko nimba umbipa mu gihe ushaka kugira ibyo umbwira, nimba waba unyeneye ushobora kumpamagara ukambwira icyo nshakira, apana kuza ukambipa. Nimba unyeneye cyangwa se unyifuza, ntabwo ari ngombwa kwirirwa mwirukankaho. Buriya ndagira ngo nkubwire ko ibyo dukeneye tubyirukankaho, ariko mu gihe ikintu cyawe ukirukanzeho nacyo kiri kwirukanka, icyo kintu ntabwo uzigera ugifata. Uzirukanka ku bintu biri hamwe, ikintu kiri kugenda kirukankaho biragoye, kuko nyine ababa bakirukankana ni benshi. Uzigera ukomereka mu buzima bwawe, cyangwa se ugakomeretswa n'abandi bantu mu buzima. Bishimira uko ubayeho mu buzima bwawe, bigushimishe. Ndabyibuka ko benshi bababona nujije, benshi nyine bakunda kumbaza ngo kuki ntakunda kuvuga amagambo menshi. Ntabwo nkunda amagambo menshi nk'uko mwabimbajije, nshingiye ku buzima nahuye nabwo butari bubi, butari na bwiza cyane. Nshingiye ku nshuti nagize mu buzima bwanjye, zari nziza n'izitari nziza. Ntabwo nkwiriye kwirirwa nidagadura ku bantu, cyangwa se ngo mbereke ko ndi umuntu usabana nabo, cyangwa se ngo mbone ubwiza bwanyu, kuko nta kintu cyiza kibarangwaho. Tugira ngo mbabwire ko bamwe mu bantu mbana nabo namwe nta cyiza mugira. Iyi nkuru rero yanyumva wayisanga ku kinyamakuru cyanjye cya youtube.com. Nibutse wowe unkurikira gukora subscribe, share, comment ndetse no gukanda kukazugira, kugira ngo uzajye uhorana nanjye Bombo Karate nk'ibisanzwe. Ndabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibandindire. Zitku. Hosana limango, hallelujah. Hosana limango, hallelujah. Hosana maombi, hallelujah. Navanda kinangaye, azabi melingayo. Hello, Dinangai, Dambazalina, Navanda Ginangaye, Azabi Melingayo. Hello, Dinangai, Dambazalina.